nyine yo gukora. Agize atya rero agiye kuri banki, hari impapuro batanga zo kuzuza, aho arazifashe. Aravuga ati iyi nguzanyo imyaka 10 nta kibazo, ngiye kwiteza imbere. Inguzanyo y'imyaka azishyura mu myaka 10. Azishyura mu myaka 10. Atarya tanywa. Iyo nguzanyo se kuba dukurikiye bazi iby'inguzanyo yitwaga Crédit ordinaire, ubwo ni inguzanyo y'igihe kirekire. Urumva iyo ari avance sur salaire, ni inguzanyo ku mushahara yaba ari igihe gito, twayishuraga mu myaka 2 icyo gihe. Yego. Ariko ubwo mu icyo gihe cye yaragiye, ariko ari nko mu 2000 na kangahe? Ngira ngo precisa nk'umwaka mu by'ukuri. Tugeze 2020 umva baranamutegereje. Yego. Umunsi wose rero yakodesheje moto 40 arabyishura, ajya gusura ingagi. Yari akiri umusore. Urumva ayo ba Nyampinga bariyemo yo ntabwo ndaza kuyabara. Yewe. Urumva niba yambaye neza yagombaga no kuba yatembera, uko yasengereye inkumi, byo sindaza kubivuga kandi byarabaye. Yarambwiraga ati njyewe ubu ngubu mbize gutya basayishira munsi y'uburira akazajya yinyaramo, akayitumamo akayinnyamo. Oya se. Yego. Ibase igeze igihe cyo kuzura, nko mu byumweru nka 2, ibase yari kuzura nabyinira. Umugabo yari aryamye, agize gutya buriya kuri umugabo wakagombye kuzajya ucekinga ko utari ko munsi y'igitanda nta mujura wagiyemo. Umuntu wishwe n'inzara buriya ahumurirwa n'ibiryo ku rwego rwo hejuru. Yego. Uwo mungu yahagera akaba atari ko wagwa hangahara, yareba butika akavuga ati ndaza kugwa hangaha inzara itaza kunyica. Umugore yaramwemereye atazuyaje, aramubwira atari kuraza kwiyandikisha uyu mwana wanje, nawe abo umuhungu wawe, ntanjye njyewe niyo condition ngushizeho. Bivuze ngo uwo mukobwa yarashwanye n'uwo mugabo we wa mbere bafitanye umwana uwo musore w'inguzanyo abamwiyandikishaho, barabanye barasezerana ivangamutungo risesuye. Kubaha ikaze rero mwebwe mukunda kandi mugakurikira ibiganiro bya Yabiso TV show. Ni Yabiso wanyu, umunywanyi wa Nsorosa Mukondo wa Semembe, umwuzukuru wa Ndoba, umwe wavuze ko kuminuza k'umugore ari umugabo. Nagize amahirwe mvuka ivanjiri yaraje imvana ivati mu kanwa, bityo mubibonye mukomeza kumva ibyo mvuga, nkabikunda kandi nkabashimira. Uyu munsi rero turi kumwe na mwene ndi mu karengane, mwakunze muri benshi, bamwe batese waramwirukanye, ariko ngira ngo mwarabibonye twakoranye n'ikiganiro ubushize yatubwira uko yasezeye akazi, abana bamubajije ikibazo cy'inshoberamahanga. Uyu munsi rero mwene ndi mu karengane nanone akaba yatuzaniye inkuru ndetse ihuye n'ako kazi cyangwa se ya mwene. Ndi mu karengane. Amahoro y'Imana. Bimeze bite? Bimeze neza cyane. Turakwemera ariko kabisa. Turakwemera, abanyarwanda baragukunda badukurikirana, ndetse n'abari hanze y'igihugu cyacu, aba baturanyi bose barakwemera mu by'ukuri pe. Kudishapo ku bakunzi ba Yabiso TV show. Yes. Ngira ngo ugiye kutuganirira. Ngiye kubaganirira. Mfite inkuru imishingira gwira. Reka nze utarabijyamo. Ndagira ngo abantu mutarakora subscribe mu by'ukuri mudushyigikire. Inkunga yanyu ni ukudukorera subscribe. Turayikeneye. Mukajya mukora ama like, ama comment, ibintu nk'ibyo. Nta kindi kintu tubasabye rwose, mukande kuri ako kantu ka subscribe. Cyangwa si ibyo mwita sabone. Rwose ntacyo biraba bitwaye. Mwene ndi mu karengane. Inkuru ngimeze gute, byagenze bite? Reka tubanze twifurize amahoro y'Imana ku banyarwanda bose, ndetse n'abandi bose mu bihugu badukurikirana, mu majyaruguru y'u Rwanda, Uganda, yego, Majyepfo, Burundi, Burengerazuba, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Niyo wambutse imipaka rero ya East Africa, rwose usanga abantu bacu za Kinshasa, abantu bari Canada narababonye, za Mozambique. Yes, ni benshi pe. Kabodere Gado turabafite benshi cyane. Ngaho rero tubwire.
ngira ngo Yabiso nyuma yuko mbajijwe ibyo bibazo nk'uko wabivuze bikomeye mwende mu karengane inkuru yanjye ntuyice ubundi nge wampamagara urambwira ngo hari inkuru mfitiye y'umuntu wafashe inguzanyo ayiguramo imyenda na godi yaguze imyenda na godiyo nibyo ariko reka tubanze turebe ubuzima bwo mushuti wanjye ubuzima busa naho bunagoranye kandi tunabwira abanyarwanda ko niba banabikurikiye ni ukwirinda kuzagwa mu mutego w'uyu mushuti wanjye umusore mugenzi wanjye yabaye aho ngaho mwari mukiri abasore twari tukiri abasore dufite n'akazi kakandi nabwiye abakunzi bacu yego kajyanye no kwigisha mwari abarezi mwari abarimu yego we aracyari umwarimu cyane ariko usibye ko ndaza kumusaba agahinduka nawe agahindura imyumvire ubwo si bwo si ukugumura abantu ba leta ngira ngo kuba umuntu yareka umurimo akajya mu wundi numva nta kibazo kirimo umushuti wanjye rero agize atya akazajya yumva abandi bavuga ngo iyo ufashe inguzanyo witeza imbere n'iki byose aba yinjiyemo kizimbabwe agenda mu buryo umuntu atamenya ubwo ari bwo muraza kumva mu kanya gato yagize gutya rero yumva umushuti we ariko bakagiye gufata inguzanyo nawe avuga ati nanjye ngiye kuyifata uwo mushuti we yari yapanze neza umushinga agiye kwiyubakira amazu yego akodeshwa urumva we nta risike yagombaga kugira nk'izo ufashe amafaranga atarabipanze neza utari mu mishinga nyine yo gukora agize atya rero yagiye kuri banki hari impapuro batanga zo kuzuza aho arazifashe aravuga ati iyi nguzanyo imyaka 10 nta kibazo ngiye kwiteza imbere inguzanyo y'imyaka azishyura mu myaka 10 azishyura mu myaka 10 atarya atanywa iyo nguzanyo se kuba dukurikiye bazi iby'inguzanyo yitwaga Crédit Ordinaire ubwo ni inguzanyo y'igihe kirekire urumva iyo ari avance siri salaire ni inguzanyo ku mushahara yaba ari igihe gito twayishuraga mu myaka 2 icyo gihe yego ariko ubwo mu icyo gihe cye yaragize ariko ari nko mu bihumbi 2000 na kangahe ngira ngo precisa nk'umwaka mu by'ukuri tugeze 2025 ngira ngo hashize imyaka 15 urumva ni 2010 2010 aho ngaho ndabyibuka neza ayikojeje kuri banki bamuhaye impapuro yuzuza uwo mushuti wawe uwo mushuti wanjye arujuje neza n'umushinga yemwe bamusaba kuba yakora umushinga urumva igihe kirekire hazamo n'umushinga n'icyo ugiye gukora ndabyumva we yavuze ko agiye kubaka inzu bamuha amafaranga pe bamuhaye amafaranga mu byiciro 2 icyiciro cya mbere yagiye gufotora inzu y'abana aravuga ngo dore aho ngeze cya kabiri nabwo ajya kureba aho yari igeze arafotora ukiri aho yego umubare w'amafaranga bamuhaye nangahe bamuhaye miliyoni 4 n'igice yari afite niveau d'étude imeze ni AD imyaka 6 yari umwarimu ubwo wigisha primaire noneho ahabwa iyo nguzanyo miliyoni 1 n'igice azishyura mu gihe cy'imyaka 10 ayihabwa mu byiciro 2 cyangwa yayihawe yose cyari mu ifunze yayihawe mu byiciro 2 ariko ntayatinjijemo yagiye gufotora inzu ati dore aho mbigeze nyuma y'ibyumweru nka 2 yerekana ko inzu ari kuyubaka abashinzwe gutanga inguzanyo ntabwo bazuyaje icyiciro cya kabiri bahise bakimuha ariko biragahomamunwa by'igitangaza reka mbacire ku mayange uburyo yakoresheje inguzanyo aho rero niho twashaka nibwo buryo butangaje umusore yagize gutya akimara kubona amafaranga miliyoni 4 n'igice umuntu wawe utarigeze afata ku bihumbi 100 n'ubwa mbere yatunze amafaranga asa naho atubutseho gake kuri miliyoni 2 bamuhaye akatendo yakoze mu cyiciro cya mbere umusore yagize gutya abayikubise ku isoko agura amapataro agera muri 20 amapantaro amakoboyi 20 yo gucuruza se gucuruza kuzajya yambara nk'umuntu akamera neza yego Jesus kabiri
ubwo urumva umushinga yaramaze kuwudefiye. Inkuru ko numvaga iri bunsetse none nkaba numva itangiye kumbabaza. Nushaka uragera naho useka ariko umusore aragenda kugurira ama smartphone abiri kwa kundi nyine ubu umusore wifuza avuga nti none nanjye mere neza kwemeza inkumi zizajya zimbona zizajya zitazemera kabisa. Agura amasaha abiri y'inshinge, amasaha abiri meza henze yo kwambara ku kuboko. Arangije umusore aragenda agura amashati agera muri 20 nanone amashati y'amaboko maremare. Yego. Arongera agenda kugurira imipira ama t-shirt nkaya ngaya amarakoste n'udu t-shirt twose nabyo ngira ngo yagura imipira igera muri 20 kuri buri bwoko. Donc yagiye mu isoko agura ibaro y'imyenda arashopinga bino byo kushopinga mu nguzanyo azishyura y'igihe kirekire. Ukira aho se ubundi inguzanyo bayifata ngo bigende gute bagure mu twenda bagire gute cyangwa nubango nkuko bisanzwe na banki ni yabiguha yamenye ko ariyo amafaranga ugiye gukora utuntu nk'utwo. Nise ntuzabuzaya bishyura se ubuzaya bishyura ariko wowe uba wishize mu kaga kuko mu kwishyura inguzanyo habamo no kwizirika umukanda ku buryo se waba ugiye kuburara inzara yenda kukwica ntujye kwaka inguzanyo ngo ugure ibyo kurya ushyire mu nzu. Ngira ngo iyo nguzanyo ntacyo yabikumariye kuko muri gahunda yo kuzatera imbere habamo n'uburyo bwo kuvuga ngo reka nige duke nshore hariya ndebe ko mu minsi y'imbere amasaziro yazaba meza. Nkomereza iyo nkuru rero imyenda arayiguze amashati ama smartphone amasaha. Twari tugiye kuja mu marushanwa ya Kagame Cup mu midugudu utagira ngo wenda ngo byari umurenge niki byari mu mirenge. Umusore muzima yaragiye kugurira jezi agura godiyo peya ebyiri agura amasogisi y'abakinnyi ibyo yarebaga kuri televiziyo kigaruka abakinnyi baba bambaye. Aragenda kugurira akimara kugura ayo magodiyo n'amasogisi byose n'amakabutura n'imipira nyine jezi furu mukuku peya ebyiri bati nshobora kuba nakinnye ubu ngubu uyu munsi hagwa mu byondo cyane ejo ngahindura akajezi byari bimeze neza ku buryo wavuga ngo bafite peya imwe ngakine yitware neza mu wafite ifaranga koko umuntu urimo gukirigita ku ifaranga mu gihe gito. Agatendo yakoze akantu gakabije gakomeye ni inkoko yaguzemo inkoko zigera muri 12 zo kurya zo korora mu nzu yari yakodesheje aravana ariko nshyiremo n'akantu k'agashinga avatira kanshyiremo akantu k'agashinga bitaza kunkoraho ubwo yabonye amafaranga atangiye gukenera avatira kanshiremo akantu ko kuba nakora agashinga nyine. Yego. Ubwo yabaje bagenzi bati se inkoko uziguze bimeze bite? Yego. Umushinga arawukoze ahubwo bati inkoko zizatera n'iki byose uzabona amafaranga pe. Inyabije ku isoko aguzemo inkoko 12 inkoko zitaragira igihe cyo kuba zatera. Noneho umusore udukoko aratuguze ashize aho ngaho mu cyumba. Yego. Ariko akimara udusigisigi twaho ngaho yaravuze atari ko wajya gusura ingagi. Gusura ingagi mu buye buryo kuryoshye umukera rugendo haba atari ko kubeka abanyamahanga baba baza gusura ingagi zo mu Rwanda cyewe nk'umuntu ufite amafaranga nkaba naraza gusura ingagi ngo ndebe uko bimeze mu nguzanyo ajya gusuramo ingagi. Yes, atega moto mu nguzanyo y'igihe kirekire yateze moto akodesha 40,000 ako buriya akarere yaratuyemo nakaye n'ubundi yashaka ireremo nakarere ka Burera. Ubwo kuva i Burera agera mu Birunga turere turaturanye neza nk'ibihumbi 10 rero turo wenda akaba yatanga 20 bakamugezayo ariko kubera stationnement uburyo bwo kuba waja no gutembera urumva baranamutegereje. Yego. Umunsi wose rero yakodesheje moto 40,000 arabyishura ajya gusura ingagi yari akiri umusore urumva ayo ba Nyampinga bariyemo yo ntabwo ndaza kuyabara. Yewe urumva niba yambaye neza yagombaga no kuba yatembera uko yasengereye inkumi byo sindaza kubivuga kandi byarabaye. Yarambwiraga ati njyewe ubu ngubu umbona navuganye n'ibyana umubare ariko ko watubwiye ko mwari inshuti
wowe urebye kuri iryo faranga yahawe wariyeho nkangana gute? ni ukuvuga ngo ibyo nibuka ni uko yansanze ahantu i Musanze, yanjyanye muri hoteli arambwira ati njyewe ubu ndiho neza, mfite imishinga, naguze inkoko niteje. Icyo gihe se mwari muri ku rwego rwo kujya muri hoteli utabeshye? Na resitora iciriritse ntabwo twari tuyemerewe, ahubwo nyine akantu ko kumenya ko mwajya muri hoteli kuri icyo gihe nkurikije urwego mwari muriho rw'umushahara mwahembwaga, mu by'ukuri hoteli ntabwo twari twakanayigezeho, ariko iyo umuntu afashe ku mafaranga ahita atekereza ibindi. ngira ngo urabizi abantu bagiye mu karengane, uri mu bantu bakubise uwo mugabo hasi, mwari inshuti. yaje kunsura ahantu nari ndi mu, ariko wamuririye amafaranga? ntabwo namuriye, uko inkuru ntarayumva, ariko niba ameze nabi yaje kundeba aza kumbwira ko yaguze inkoko byakomeye n'iki, ahubwo ngira n'amatsiko ndahamagara nti mwamenye mushiki wacu ukuntu byagenze, ati ko yakize ko yaguze inkoko nyinshi zigiye gutera amagi, agiye kwiteza imbere n'izituraga, noneho muraza kubyumva. noneho mu guperereza nasanze ari inkoko 12, ntabwo mu by'ukuri yazari inkoko zo kwiteza imbere muri miliyoni 4 n'igice yarahawe na banki. Yego, hoteli aho nayiboneye ko yanangiza amafaranga ari gukendera. Yego, ni uburyo namubwiraga nti se turiyarurira, ati oya, ati tujye tubabwire batwarurire ariko kuri make. ubwo agezeho nyuma twari turi gukendera. umusore ashaka kwiyarurira mu nguzanyo. Umusore rero dore ahantu byakomereye, yagize gutya mu gihe cy'ukwezi kumwe, za nkoko atangira kuzajya agurishaho kamwe buri munsi. urumva n'umuntu wari umenyereye gutembera, yego, kurya neza, yego, ubuzima buba buranze mu gahe gato. Yego, noneho mbere y'uko ajya mw'iyo nguzanyo, yari afite inshuti y'umukobwa ariko yari yarashatse, imaze n'igihe kirekire ishatse ndetse. iyo nshuti ye, tubanze dusobanukirwa aka kantu. Yari afite inshuti by'ubushuti cyane, ari umukobwa bakiri abana bato. yari umukobwa w'inshuti, ariko uwo mukobwa aza gushaka, yiga mu wa 2 muri segonderi. uwo mukobwa aza gushaka, atarangije n'amashuri yemye, yageze mu wa 5 ahita ashaka, yisangira umusore. dutegereje kumva uwo mukobwa impamvu ajemo. Impamvu umukobwa ajemo afitanye isano n'iyi nguzanyo, kuko inguzanyo ntabwo yamaze ukwezi y'uyu muhungu. uwo mukobwa niwe wayarayise? Reka si we, nyine yagiye gutyo mu myambaro, mu n'iki byose, muri twa tuntu nababwiye tugitangira ikiganiro. Ndakumva cyane. noneho rero, yego, umukobwa agize gutya umukobwa agize gutya, arashatse, umusore nawe araho akomeza ubuzima bwe, arize nyine, ararangije, yabonye ako kazi, afashe n'iyo nguzanyo, ntiyiteje imbere, ahubwo ayitembeyemo, aguzemo udukoresho. smartphone 2, kandi icyo gihe nibwo zari zicyaduka, zari zihenze, nta muntu apfaga kwigondera smartphone mw'icyo gihe. Yego, umukobwa rero agize gutya, we ngo ndaza kubihuza mu byumve neza. Yego, we yagize gutya, umukobwa mubi cyane, w'umugome. Ariko nikubwira ngo umugome ubyumve. umugome yagize gutya, reka mbanze muvugeho nze kumuhuza n'inguzanyo. inguzanyo yo yashize urureti, irarangiye. noneho umukobwa agize gutya, ashakanye n'umugabo, babyaranye, ni umwana umwe bari bamaze. undi mugabo utari uwo nguwo w'umushuti wawe? utari mushuti wanjye. noneho umukobwa byatangiye kuba bibi, atangira gushwana n'umugabo we, ndetse bigira naho bakora divorce. bibaze ngo divorce yagenze ite? divorce y'uwo mugore yari iteye ubwoba nayo. ni nkubwira ngo yari mubi, afite n'ubugome. umukobwa yari afite umugabo ufite ikibazo cyo kudahumurirwa. hari abantu zino nere olfactif zitakora neza, ku buryo guhumurirwa niyo byaba ari ibintu bihumura bite, adashobora kuba yabyumva. noneho umugore yamufatiye ahantu hamwe, abatuye umugabo turi gushwana, kubera ko adahumurirwa, henga nzamukora akantu kandi kazatuma anzinukwa. ayiwe, ko byagenze.
hanyuma umukobwa agize gute yafashe ibase ayishyize munsi y'uburiri. Abagore yagize gute ibase ayishyira munsi y'uburiri akazajya yinyaramo akayitumamo akayinnyamo. Oya se yego ibase igeze igihe cyo kuzura nko mu byumweru nka 2 ibase yari kuzura nabyinina. Umugabo yari aryamye agize gutya buriya kubura umugabo wakagombye kuzajya ucekinga ko utari ko munsi y'igitanda nta mujura wagiyemo ukamenya mu nguni zose ukamenya umuntu w'umugabo ugakurikirana ibyiwawe mu rugo. Nawe uzi kujya kuryama hari ibyumba utanagezemo uri umuntu w'umugabo. Mu by'ukuri inshingano ntabwo numva ko nk'inshingano yo nk'umugabo mu rugo ugomba kugera mu rugo ukara mu byumba byose munsi y'ibitanda. Nje numva byakorwa kuko nkurikije ibyabaye k'uwo mugabo wari warashatse uwo mukobwa byamubayeho ngo byatumye nta n'ubwo naje kuryama nabanje kureba ngo nese nawe umugore wawe uramukeka se ko yakubikira biza. Ndavuga twagiranye nk'amakimbirane kuko hari ababanye harimo amakimbirane ariko mu by'ukuri niyo hataba harimo amakimbirane ni byiza ko umugabo acikinga akari umutekano w'urugo. Hari n'inzoka yinjiye mu nzu ukariryama hejuru byaba ari ikibazo. N'umunsi igitanda irimo ntiyaguca kabiri nijoro. Twakomeje arangije kubyuzuza byose byarose yabase inkari n'amabyimaze ibyumweru 2 birengaho gato abiba binuka nabi. Jesus yafashe yabase umugabo yari aryamye ari mu gitondo cubu abimumenaho umugabo kubera bayimumenye mu mutwe ntabwo yabashije kugira ibindi avuga ahubwo yarwanye no kuvuga ngo yihanagure. Umugore ahita acaho arigendera. Umugabo yamaze kubona ibyo bimubayeho w'icyo yagiye kurega ku kanya yagiye gushaka ibimenyetso mu buyobozi ati murebe uko umugore angize n'iki byose yanukaga nabi. Bahise bamubwira bati bahise bafata amashusho baravuga bati ubwo wowe genda ubanze wisukure mwene ndi mu karengane. Ibi bintu uri kuvuga byarabaye cyangwa ntabwo ibyo byose n'abantu badukurikiranye ntabwo inkuru uvuga urimo guhimba. Yego kandi neza ubundi reka mbwire n'abakunzi bacu aho ndakubajije aho ibyo byabereye bamwe mu badukurikira umuntu agiye kureba iyi nkuru bakemeza ko iyi nkuru atari impimbano cyane ko no mbere yo kugira ngo nyivuge nubwo nta mazina nshiramo inshuti yanje nabanje nayivugisha nayibwira ngo ngiye kubivuga kandi noneho n'abantu badukurikiye twakoranaga n'akazi nabo barabizi neza muri comment batubwire niba koko iyo umuntu turamuzi banabivuge n'amazina bashaka bayashiremo kuko yananyemereye nawe ubwe yatwemereye ko azaza kuduha ikiganiro hano kuri Abiso TV show. Noneho nta kibazo gihari. None se rero iyo divorce yarabaye ndagira ngo twihute yahise yihutira kwaka divorce. Iyo divorce nta nubwo banamuhaye byabihe baje batanga ngo mubanze mwisuzume bahise babatandukanye. Divorce irabaye kubera iyo nkuru iri kuza mu nkuru y'uwo mugabo wafashe inguzanyo. No kuvuga ngo bisa bihura direct kuko uwo mukobwa yahise akora divorce hauzi ko ari amafaranga bagabana. Yaraje ahita ashinga boutique hafi naho twakoreraga. Yego none hashinze boutique urumva uwo muhungu uyu musore wanje yaramaze gukubitwa neza inguzanyo yashize inkoko zashize ya myenda yaguze yatangiye kuzajya agurisha akavuga ati se nta gapatero wawe ukeneye akatugurishaho gace inguzanyo birangiye mu gihe cy'ukwezi kumwe. Yose urumva mu kurangira kwayo inkoko zamaze kugurishwa atangira kugurisha twadukoresho yari yaragiye aragura telefone. Yego muri twa tungo dufatika igenda yigiye. Yego noneho rero umukobwa araje ashinze amangazini. Yego butike imeze neza. Yego muri ya mafaranga yagize ute yahawe mu kugabana kwa wa mugabo yari yarashatse bwa mbere. Yego noneho wa musore yajaga ku kazi yamara kugira ku kazi akaba nimugoroba yataha agakora ariko byo gukora bya nabi. Urumva umuntu wafashe inguzanyo yarangiye nta kintu afite ari kwishura inguzanyo akazatangira kugakora nabi akennye afite umujinya wagira baramukubise kandi nta wamukozeho. Buriya inzara ni ikintu gikomeye. Inzara ni nk'amafaranga. Nibyo twavuze iyo watunze amafaranga uratekereza. Yego
hari abatekereza nabi hari n'abatekereza neza uburyo bwo kuyakoresha neza aho Imana yahaye umugisha nyine abafite ingabire yo kuyatunga bayakoresha neza. We rero inzara yaramwigishije imwigisha imusuka kuri wa mugore watandukanye n'uwo mugabo amukoreye ayo mabi amumennyeho amabyi n'inkari bimaze ibyumweru hafi abari wajya gutereta inkuru ku musozi rero ati yaramubwiye ngo ko n'ubundi twari inshuti waritse tukabana abikoreshejwe n'inzara. Wa mugore yatekaga ibiryo yarazi gukaranga mu isantere yakarangaga ibiryo silivupure agakoresha icyo bita amamesa akavanga mu buto na diyama byose nabyo bita diyama ndetse diyama sibwo nibiki na amavuta yari amavuta bagafashe afite ibara ry'umweru ibya byose yabaga akozwe nko mu bigori n'iki byose ukuntu ariko barayise diyama bayitaga diyama aramuteresa amamesa ndayazi pe sari umunyarwanda utazi amamesa. Noneho rero umugore yarabifatanya gutya agakaranga yakubitamo igitunguru umuntu wishwe n'inzara buriya ahumurirwa n'ibiryo ku rwego rwo hejuru. Yego uwo mungu yahagera akavuga ati ariko wagwa ahangahara yareba butika akavuga ati ndaza kugwa ahangaha inzara itaza kunyica. Umugore yaramwemereye atazuyaje aramubwira ati ariko uraza kwiyandikisha uyu mwana wanje nawe abo umuhungu wawe ntanjye njyewe niyo kondisiyo ngushizeho. Bivuze ngo uwo mukobwa yarashwanye n'uwo mugabo we wa mbere bafitanye umwana uwo musore watsinguzanyo abamwiyandikishaho barabanye barasezerana ivangamutungo risesuye barabanye. Butike bimera neza se cyangwa butike nayivugaho ndagira ngo nkumenyeshe ko iyo butike uwo muhungu yakundaga amandazi cyane ku rwego rwo hejuru. Ayo mandazi ntabwo yazaje kuyaryamo ayaca kabiri reka genda bamaze mbere yuko basezerana inama yarateranye abarezi bose baraterana bati wa mugabo wa musore we ugiye gusezerana n'umuntu wakoze divorce atandukanye urakoze ariya maba akamena ku mugabo we bashakanye akamumenaho byima bagasezerana ku kiliziya kuzabana akaramata mu bibi no mu byiza akamumenaho inkari zivanze n'amabyi bimaze ibyumweru bibiri. Umusore ati urukundo ni urukundo urugo ruba rw'umuntu nta muntu uzubakira undi muzandeke nzubaka urugo rwanjye namwe muzubaka izanyu. Bati rero twebwe turagukarabye uzagende ibizakubaho birakureba turaguhannye ubwo biranze. Ariko si urukundo nyine ntibyashobokaga ko bageraho bikamigenda neza. Iyo umugabo aza kuba serious ntarya amandazi ntaze kurya cyane ngo bimwe byari gukunda. Butike irashize batangira kuryana mu bukene n'iki byose. Urumva iyo butike yahise ishira umugore atangira gutuka umugabo wagisambo we wambwa we wa maheru we nta gitutsi cy'Rwanda kimwe atamututse imbona nkubone mu isantere. Urumva umugabo wagiye mu nzu buri abagabo ba mu mazu abagore bakodesheje wowe ukayijyamo ari umugore wishura n'iki byose nta jambo ufite kandi ntacyo yagomba kwishyura inguzanyo y'imyaka 10 yari iri byari byaranze. Bigeze nyuma cyokora buri abantu babanye umutaza muri abakinisha umugore n'umugabo babana n'iki byose amatiku yabo nuko yagendera kure ari abana bakiri bato karongeye karagaruka uburyo batukanye uburyo bandaga uburyo bwo kwandagazanya uburyo byakozwemo byose byirengagiza barubaka ubu bari kumwe nta kibazo gihari. Ariko n'ubundi ubona nyine bitameze neza kuko nk'iyo amafaranga yabuze nk'iyo umugabo yabuze akantu baratukana mu rugo baratukana n'ubundi ugasanga barimo baratukana. Botike baracyacuruza cyangwa byararangiye bya butike byaribagiranye bimaze kumara imyaka 5 ashize imyaka 5 byaribagiranye bya butike. Mwene ndi mu karengane abadukurikiye bazi inkuru hariya se wabure abayizi muri comment mujye mutubwira ndi mu karengane. Rero ibi nibyo tukunda kuvuga ngo buriya niba waravutse udasanga base nimvuga base kubyerekeye n'ubukungu udasanga ari iby'iwanyu bakoze ukaba ugiye guhera kuri zero ushakisha menya ko aho ngaho uzasabwa no kwizirika umukanda. Ariko niba hari icyo usanze iwanyu bafite aho ngaho nta mbaraga nyinshi uzashyiramo uzakoresha ubwenge gusa ufatireho.
ariko niba ari icyo wasanze nta kintu bafite ugiye guhera kuri zero, menya ko ngo wakambara n'ibicitse ariko ukagira gute gukira birashoboka. Yego. Iyo hajemo kwizirika umukanda ukamenya gusetinga, ukamenya uhereye wowe uhereye kuki, uhereye kuki, ese uri kunyonga ahazamuka, uri kunyonga hamanuka, uri kunyonga ahatambika. Niba unyonga ahazamuka rero imbaraga ni nyinshi, biragusaba imbaraga nyinshi kugira ngo ube wahindurirwa amateka, kandi birashoboka pe. Mwene ndi mu karengane, urakoze cyane. Murakoze.